Muraho neza, nitwa Bonheur Ndayisenga kuri Bonheur and Rahab Family. Nishimiye kongera kugaruka. Rero uyu munsi none ngiye kubabwira utuntu tubiri cyangwa se dutatu nkahita nikomereza. Ntago ari ibintu bigoye. Uyu munsi none nakiriye comment inbox zimbwira ngo ikiganiro nakoze abatarakibonye mu kireba hano hejuru kivuga ukuntu abahungu bakundwa n'abakobwa ariko abakobwa bagerageza kubibereka bagasanga abahungu bameze nk'impumyi, ntibari kumenya mu masinye ayo majeste abakobwa bari gukora, nubwo batabivugishije umunwa babwire ko babakunze, ahubwo bari kubikoresha ibimenyetso, abahungu bakamera nk'impumyi ntibabashe kudetectinga ako kantu. Rero uyu munsi none nje kuvuga kuri comment nabonye inbox ivuga ati hari abahungu, hari umukobwa wanganirije arambwira ngo njye mfite ikibazo kubera ko ibintu nkora nabikoreye umuhungu, ariko kuko yari best wanjye, best friend cyangwa se besto, asa nkaho abifata nk'ibintu bisanzwe, nyine dutuye dukorana, nyine ya majeste yose yarambwiye ngo ngenda yagerageza nkanabimwereka, ariko kuko ari best friend cyangwa se besto wanjye bikagaragara yuko nyine ari ibisanzwe, nyine nkuko tutuye tubana. Arambwira ati, ambaza ikibazo, arambaza ngo ariko se ubundi ni byiza yuko umuntu yakundana cyangwa se akazabana na best friend? Nje kuvuga rero ibintu bibiri cyangwa bitatu cyangwa se bine, niniyongeza, niko nkunda kubikora, niniyongeza ndavuga bine byiza bya mariage y'abantu babanje kuba aba besto mbere yuko baba aba fiance. Urugo rw'abantu babanje kuba aba besto mbere yuko baba aba fiance, ese byiza byabyo ni ibihe? Ngiye kuvuga bibiri cyangwa bitatu. Ikintu cya mbere rero, habamo icyo bita less pretending. Buriya abantu iyo bari guteretana habaho ibintu byo kwifatafata, ibintu byo nyine byo kwiyerekana somehow kuri kote nziza. Yego, reka mbivuge gutyo, kubeshya ku tuntu runaka dutoya, ariko nyine mbese ugashita nkaho ufata ya marangamutima yawe cyangwa se ya madefo yawe ukayahisha umuntu muri gukundana. Icyo bita pretending, nyine kwigaragaza uko utari, kuvuga ati nyine ntacyo bintwaye kubona umukobwa nyine ukunda kujya mu byumba cyane asenga, ntacyo bintu nyine, ukumva ukigira nkaho ntacyo bigutwaye, ariko ejo wazamugeza mu rugo ugahita umubwira ati ibyo bintu byo kujya mu cyumba usenga ku manywa na nijoro, warayemo wiriwemo, ugahita umubwira ngo ntabyo ngishaka. Kumbe yari yarishimiye kubona umuntu akundana nawe umuha uburenganzira bwo kujya muri ibyo bintu, ariko kuko wa pretendinze, wiyerekanye nkaho ari nta kintu bigutwaye, ejo wamugeza mu rugo ugahita ubikupa, ugahita umuhagarika, kandi ari byo bintu yishimiraga, mbese ari byo bintu yakundaga. Ariko aba besto habaho iyo wabanje kuba best friend y'umuntu, iyo mugiye mu kintu bita urukundo noneho nyirizina, mukareka ibintu by'ubushuti by'ubushuti busanzwe mukinjira mu rukundo, ikintu kibaho, habaho less pretending. Mbese ibintu muba muri kugaragaza amareyalite. N'ubundi yari asanzwe akuzi, yari asanzwe azi yuko ukunda umupira, yari asanzwe azi yuko ukunda amafilime, yari asanzwe azi yuko ukunda kujya kuririmba, yari asanzwe azi yuko ukunda nyine siporo. Ibyo bintu yari abizi, nta pretending ibaho. Iyo ni ikintu cya mbere cyiza cyo gukundana cyangwa se cyo kwimariya n'umuntu mwabanje kuba best friend. Urwo rugo rwose nta bintu byo kwishanya, realite ziba zihari zigaragaza. N'undi yari akuzi, n'undi mwari inshuti, yari abizi yuko ukunda umupira, mwari inshuti, yari abizi yuko ukunda kurara mu masengesho, mwari inshuti, nyine yari abizi yuko wikundira amafilime, mwari inshuti asanzwe abizi, mwinjiye mu rukundo, mugiye kubana, rero ntago bimugora, izo pretending ziba nkeya. Ikindi kintu cya kabiri, ikintu bita shared value and interest. Abantu bakundana baba abafiyanse barabanje kuba best friend, hari ibintu byinshi baba bahuriyeho.
ubundi ntabwo waba best friend nta kintu muhuriyeho n'umuntu, ntabwo waba best friend n'umuntu nta kintu muhuriyeho, uko ni ukuri. Akenshi muba mufite ibintu byinshi muhuriyeho, akenshi muba mufite ibintu byinshi mwumva kimwe, yego mwumva kimwe. Nimba umukobwa wawe, wowe uri umuhungu, nimba umukobwa wawe akunda kwambara amamini, katuvuga urugero, n'urugero, ibyo bintu bubikunda, nimba ari best friend wawe umwishimira muri ubwo buryo, umwakira muri ubwo buryo, nyine ntabwo umubwira ngo hindura, kuko iyo value uyimuziho. Nimba akunda kwambara birebire, ntabwo uzambwira ngo uzamura wambare mini, kuko musanzwe mubiziranyeho. Mbese hari ibintu muziranyeho, hari ibintu mukundana, nyine mwakiranye yuko uwo muntu niko ateye, uwo muntu niko ameze, intego z'ubuzima. Ikindi intego z'ubuzima ziba ari akenshi muba muzisangira, muba muzizi, muba muvuga ati njyewe nzaba mu mujyi wa Kigali mpaka, nzemera mva nubwo ndi gukodesha ariko nzatunga inzu yanjye, ntunga imodoka. Mbese ibyo bintu kuko muba muhuje utwo tuntu, izo goal muba muzihuje, izo value muba muzihuje, utwo tuntu nyine interest, ibintu bibanezeza akenshi muba mubihuje cyane rwose, akenshi muba mubihuje. Aba best bawe akenshi muba muhuje utwo tuntu. Ni wa muntu ubwira ati ngwino tujye mu mupira, kuko nyine mubihuje, agahita avuga ati best wanjye yarantumiye tujye mu mupira, abandi ngwino tujye kunywa kamwe mwana nahembwe. Wow, nyine uko kuntu ateye akenshi muba muhuje amarangamutima, kuko buriya rwose ibisa birasabirana, uko niko kuri. Iki nicyo kinyarwanda, ibisa birasabirana. Ndi kugira vuba vuba, ariko ndabizi muri comment down murambwira ibintu byinshi, cyangwa se inbox, nta kibazo, ntacyo bitwaye. Comment yawe nuyicisha inbox ntacyo bitwaye, ariko ibyiza nuko wayicisha kuri hano hasi muri comment, kugira ngo n'abandi babone uburyo mubitekerezaho. Nicyo byiza cyane. Abatarakora subscribe, hit the subscribe button hasi ahangaha, ubundi tujye tubana ukane no kukazogera, tujye tubana umunsi ku munsi. Reka mbabwire ikindi kintu cya gatatu, buriya kubana na best wawe, reka mbabwire aba ari funny and laugh, ni ibiseko, ni ibintu biri funny, muhora n'udukoryo. Abaherukana nibo bacanirana amarenga, abaherukana nibo bacanirana amarenga. Mbese nyine kuko muba muziranye utuntu twinshi, mwarasohokanye ahantu runaka, mwarakubitanye ahantu mu kabari, mwarahuriye ahantu mu masengesho. Mbese ndi kugenda ntanga ingero nyinshi, wumve urwawe nyine wowe ukunda kuba. Nimba utajya mu kabari, wumve yuko ugiye ujya mu masengesho nyine. Mbese utuntu twinshi mwagiye muhuriramo, bigiraho noneho mugatangira kubizana. Iyo muri mu rugo mwarabanye, mubizana nka laugh, mubizana nka funny stories. Izo stories z'urudaca nizo zituma urugo ruba ruhora rumeze gutya. Ikindi kintu cya kane, mana yanjye ko mvugiye kuvuga byinshi, ikindi kintu cya kane icyo bita emotionally support. Emotionally support, ubuze ukuntu best wawe iyo yarakaye bigenda. Yego ndabivuze, ubuze ukuntu best wawe iyo yishimye bigenda. Iki kintu abantu benshi barakirengagiza, ariko best wawe iyo yarakaye bigenda bite? Best wawe iyo yishimye bigenda bite? Ibyo bintu urabizi, icyo bita emotionally support. Emotionally support ni kwa kuntu best wawe iyo yishimye, ubuze uburyo muragiserebura. Iyo intsinzi yagezeho, ubuze uburyo murayiserebura. Yego, ubuze uburyo murayiserebura, ubuze uburyo muraza guserebura success runaka yagezeho. Rero emotional support ni ikintu kiba mu bantu babanje kumenyana bakaba best. Iyo yababaye, ubuze uburyo umuguyaguya, ubuze uburyo umuguyaguya, ukamubwira ati komera. Ubuze nyine ikintu cyamuhuza kikamwibagiriza aya marangamutima mabi. Noneho iyo yarakaye, ubuze uburyo umumenaho amazi, ukamucurura, umujinya wiwe ugacururuka, akongera akagera kuri stage nziza. Icyo nicyo kintu cyiza cyo kwimariya n'abantu baba best. Umuntu yarambajije ati ni byiza kubundi yari best friend wanjye, nkaba mukunda numva yanambera umugabo, ubundi ni byiza koko ngende kwivugira utuntu turi cyangwa dutatu two gukundana n'umuntu w'umu best wawe.
icyiza kibirimo, nimwumva mushaka ko nzababwira n'ibibi bikeya birimo, nta kibazo uzambwire nzababwira. Ikindi kintu cya gatanu nka bonasi ku bantu bankurikiranye kino kiganiro bakakirangiza, reka mbabwire yuko iyo wabanye na besiti wawe, buriya ibintu abasore bareba ku bakobwa, ibintu ni akasamutwe ngiye kuvuga, ibintu abasore bareba ku bakobwa, uteye neza, uri inzobe, wenda ufite wenda amabere ameze gutya akiri y'inkumi, wenda uteye nk'igisabo ku babikunda, cyangwa se urananutse ku babikunda, biriya bintu iyo mumaze kubana akenshi ntabwo uba ukibiha imbaraga nyinshi cyane, kuko rimwe na rimwe aranahinduka, nimba yarananutse akabyibuha, ariko iyo yari besiti wawe mugira ubuzima nyine, ubundi besiti wawe muba muri friendly, ubuzima nyine bwa gicuti, mugira urugo rwa gicuti, ntabwo haba hakirimo ibintu nyine reka mbyite by'amarari, hinjiramo ubushuti cyane, kuko iyo muraranye rimwe kabiri gatatu ari umugore wawe, kane gatanu, ukwezi kwa umwaka, ikintu cy'amarari kiragabanyuka hagasigara ubushuti. Ubwo bushuti rero buhita bukomereza muri bwa bundi mwari mufitanye mutarakundana, tayari urugo rugahita rukomera. Mwakoze kunkurikirana, mvuze ibintu byinshi, ntekereza ko mbahaye na bonasi, nanjye mumpe bonasi yo kuma subscribe, mumpe bonasi yo gukanda akazogera, mumpe bonasi yo gusharinga kino kiganiro, mumpe bonasi yo kumpa like. Sawa, nakagaruka kuri Bonheur and Rahab family. Murakoze cyane, Imana ibarebe icyoroshye. Ciao ciao.